Leta ya Kongo yongeye gushotora u Rwanda, yongeye gushotora igihugu cy'amahoro ariko kidasanzwe gikorwaho, kandi kizwi ku bijyanye no gucunga neza imbibi zacyo n'umutekano wacyo. Kongo ishotoye u Rwanda gute? Binyuze mu makuru y'ibanga ndetse n'inama z'ibanga ziri kugaragara, hagaragaye undi mugambi mubisha wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, binyuze mu byo ngiye kukubwira muri iki kiganiro, ndetse kandi ndaza kuba nakubwira byose ku buryo uza kuba wasobanukirwa ese iyi gahunda ipanze ite nk'uko amakuru amaze kuba yangeraho. Wowe rero ukunda ibiganiro byacu, ibuka gukanda like ku biganiro byacu kugira ngo bigere ku bantu benshi. Ababikoze ni byiza, ndabashimiye. Nawe utarakora subscribe aho hagana hasi cyangwa se abone, ibuka kuyikora kugira ngo uze kubasha kubonana natwe mu biganiro bindi biza kuba byakurikira. Njyewe nitwa Baraka. Reka turebere hamwe ubu bushotoranyi Leta ya Kongo ikoze ku gihugu cy'u Rwanda, ku gihugu gituranye, igihugu cy'amahoro, ndetse kandi igihugu gifite cyangwa se kizwiho kurinda umutekano wacyo. Mu buryo bukomeye cyane hari amakuru avuga ko mu bice bya Pinga, aha ni muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe muri Kamena uyu mwaka habaye inama ikomeye cyane, inama karundura yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Inama yitabiriwe na mu bayobozi bakuru bo muri FRDC, muri FDLR ndetse no muri Wazalendo. Iyi nama hari ibintu by'ingenzi byigiwe hamwe: kongera imbaraga za FDLR, iki ni kimwe mu byizweho, guhabwa imyitozo bundi bushya, kwinjiza FDLR muri Wazalendo, hanyuma ikindi no kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Ibi ni bimwe mu byizweho muri iyi nama. Iki ngiki cyo kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda ari nacyo ngira ngo twigeho turebere hamwe ese ibi bintu biteguye bite, ese u Rwanda rwo rwiteguye rute. Turarebera hamwe uko u Rwanda rwiteguye ahagana ku musozo. Katubanze turebe neza uburyo ki bateguye kuba bashoza intambara nshya ku butaka bw'u Rwanda. Ubwo navuga bo ku ruhande rwa Gisegeti, ufite ubutegetsi nabwo buri aharindimuka, nk'uko dukomeza kubana mu bindi biganiro tubabwira ibyinshi mu byago byugarije ubutegetsi bwa Gisegeti. Kimwe mu byizweho nk'uko natangiye mbikubwira harimo kongera imbaraga za FDLR. Kongera imbaraga za FDLR bivuga ko ubwo iyi nama yabaga, abasirikare ba FDLR batahanye amaboxi afite uburemere bw'ibihumbi 3 y'amasasu kugira ngo bazayifashishe mu kurasa ku Rwanda. Banavuze ko kandi ngo nibarasa ku Rwanda bazahera ku turere twa Rubavu ndetse na Musanze, ngo nitwo turere tuzibasirwa cyane. Ikindi bigendanye n'amagambo Gisegeti aherutse kwivugira ubwe mu gihe cy'igikombe cy'isi, murabyibuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ngo agiye kwisubiza imijyi ya Goma na Bukavu. Ikintu cyo kiragendana n'inzira bashaka kugira utekura yo kunyuramo ngo barase ku Rwanda, ngo barashaka gufata Goma na Bukavu hanyuma bagahita bazana FDLR ku mbibi z'u Rwanda, ako kanya bagahita barasa ku Rwanda, kandi ngo ntibashaka ko bitinda. Ari nayo mpamvu twinjiye muri iki kiganiro kugira ngo abe aricyo kintu tuba twarebera hamwe muri rusange. Mu gihe cyashize mu karere ka Rubavu, ahangaha rwose hari mu mwaka wa 2025, FDLR nabwo yarateye yica abantu 16, abarenga 177 barakomereka. Ibyo biza kurangira nanone mbere gatoya nanone y'ibyo ngibyo 2019, icyo gihe FDLR yarateye itera mu gace ka Kinigi, ahangaha ni mu karere ka Musanze, ihitana abaturage barenze 10, bose barapfa. Urumva ko ubwo bushotoranyi bwabaye kuva mu myaka 30 ishize. FDLR iri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze kugaba ibitero ku Rwanda inshuro zirenga 20, igaba ibitero ku Rwanda rimwe na rimwe ikica n'abaturage, gusa kenshi isubizwayo nta kintu ibashije kuba yakora. Ndetse kandi ikindi mu byarebweho muri kukongerera imbaraga FDLR harimo guhabwa imyitozo. Bavuze ko ngo bagomba guha imyitozo FDLR, ariko ngo banarebeye ku bijyanye n'umusaruro itanga ku rugamba, ngo iritanga ariko ngo imyitozo iri hasi. Ubwo rero ngo bafashe icyemezo cy'uko hari abarwanyi ba FDLR bagiye kujya bahabwa imyitozo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi bakajya mu mahanga. Ubwo twavuga nko mu Burundi naho mu Kibira ari kubera imyitozo, ndetse kandi no mu bindi bihugu by'inshuti ya Kongo nk'Ububiligi. Ikindi cyavuzweho cyangwa se cyaganiriweho muri iyi nama ni ukwinjiza abarwanyi ba FDLR muri Wazalendo. Hari umwe mu bari bayoboye iyi nama yitwa Colonel Mukubwa. Uyu nguyu rwose ni umukoloneli wa FRDC,
abenshi bamuzi ku kazina ka Buri. Akunda kuba afite cyangwa se afite icyicaro cyangwa se afite umwanya mu biro bya Gisegeti. Ashinzwe guhuza ibikorwa bya Wazalendo byose. Niyo mpamvu yicara impande ya Gisegeti kugira ngo ajye atanga raporo za Wazalendo uko zigenda zimugeraho, niwe uzishinzwe nyine. Uyu mugabo rero niwe wari waje uyoboye iyi nama, ndetse kandi ni nawe wari watumije abandi bose bayobozi ba muri FARDC, muri Wazalendo no muri FDLR. Urumva ikindi kintu cyabayeho, baravuze bati reka turebe ukuntu twakinjiza bamwe mu ba FDLR muri za Wazalendo kugira ngo tubashe guhisha imibare yabo, hanyuma ubwo Amerika izaduhindukirana. Urumva akantu batekereje cyangwa se bateganyije, ubwo Amerika izaduhindukirana ishaka ko dusenya FDLR, nizabashe kumenya imibare ya nyayo y'aba FDLR, ahubwo bazabibereye muri Wazalendo. Iki nacyo kiri mu bintu byizweho kandi bivugwa ko cyamaze guhabwa umurongo. Ubwo urumva nibatera bazajya bitwa FDLR umunsi umwe, buke babe Wazalendo. Nibatera bazaza bitwa FDLR basubire muri Kongo bitwa Wazalendo. Nihagira n'ubakurikira bavuga ati mwirasa Wazalendo ni abanyekongo, ntabwo ari bo babate mwatewe na FDLR. Urumva bashaka kujijisha, bagakora imitwe ifite amazina abiri ariko abarwanyi ari bamwe, bose bakabibumvisha nyine kugira ngo bashe gusangira aya mazina yombi. Hari ikindi mu byaganiriweho nubwo nta kivuze mu ntangiriro, kwegereza FDLR ku mipaka y'u Rwanda. Ibi bigendanye ariko na bimwe navuze byo kuba Gisegeti yaravuze ko azafata Goma na Bukavu, hanyuma bifatwa nkaho ariyo nzira nyamukuru izacishwamo izi FDLR kugira ngo zize guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Bamwe mu bitabiriye iyi nama cyangwa se bamwe mu bitabiriye inama karundura yo gushegesha cyangwa se gushoza intambara nshya hano mu karere k'ibiyaga bigari, harimo abayobozi n'ubundi ba FARDC nkuko natangiye bikubwira, aba Wazalendo ndetse na FDLR. By'umwihariko wongera ngo tuvugeho cyane ni umuyobozi w'imitwe yose ivugwa ko ngo irwanya u Rwanda, burya nayo ngo yamaze gushyiraho umuyobozi wayo. Uyu muyobozi yitwa Fabien Singaye. Uyu nguyu rwose nawe yari yamaze kwitabira iyi nama, nawe ari mu batanga ibitekerezo bati u Rwanda turarukubita gutya dukoresheje ibikoresho ibi n'ibi mu gihe kingana gutya na gutya. Urumva nawe yari yahabaye, akaba n'umukwe wa Kabuga Feliciane. Uyu Kabuga Feliciane sebukwe we yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, by'umwihariko no gutera inkunga ijyanye n'amikoro iyi jenoside yasize cyangwa se iyi jenoside yahekuye u Rwanda. Uyu niwe sebukwe w'uyu mugabo witwa Fabien Singaye. Ubwo rero urumva mu bimwagiserera harimo n'umugore we ariwe umukobwa wa Kabuga, amubwira ati papa rwose yari afite gahunda y'imizi cyane, none arashaje, we nk'umukwe we bimukorere gutya na gutya. Ariko urumva ko nawe uwo mutima mubi awufite wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi rero urumva ko ari ibintu tumaze kurebera hamwe uburyo ki umugambi upanze. Tubonye ko hari ibikoresho, inama zitegurwa, abayobozi bazitabira, ndetse kandi imigambi imwe n'imwe ifatwa nk'aho yakabaye ari ibanga niyo imaze kuba yajya hanze. Gusa icyo nababwira cyo muri iki kiganiro, abantu bareke kugira ubwoba. Ibyo bintu nababwira ko ari inzozi zitabaho. Muti Baraka, sobanura gute ukuntu ari inzozi zitabaho kandi utubwira ko mu myaka 30 ishize bagabye ibitero ku nshuro zirenze 20? Mbere na mbere Gisegeti arimo arikirigita gaseka akavuga ngo tuzabanza gukuraho cyangwa se kwirukana M23 mu mujyi wa Goma na Bukavu, hanyuma twegera imbibi z'u Rwanda kugira ngo bitworohere gushegesha umutekano w'u Rwanda. Ibyo bintu byamunaniye kuva kera, yakoresheje ibishoboka byose biranga, abacancuro, Sadek yo nakubitiweyo ahari ubanza itazanagaruka. Noneho abonye ko FDLR nihabwa imyitozo ngari izabishobora igakuraho M23. Ariko ibi ngibi binasa naho arimo yibeshya, azi neza ko atashobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ubwo akavuga ati reka mbabeshye bankubitire M23 ifite Goma na Bukavu bayibohoze, nibashake bashirirwe, nibashaka imbaraga zigarukiraho ngaho sinzongere no kubafasha, kubera ko nzi ko ibyo nzabafashamo bitagera ku ntego cyangwa se bitagira umumaro. Wasanga ari cyo gitekerezo Gisegeti afite, bigasa naho ari kugambanira cyangwa se kugira ngo arangize nawe FDLR, ariko nawe nayimurangirije M23. Ibi nabyo rero ntabwo bishoboka, kubera ko imbaraga zose za FARDC M23 yamaze kuba yazishyira ku munzani, ibona ntabwo zishyitse. Niyo mpamvu igenda igaraguza FARDC n'abafasha bayo bose agati uko ishatse, yegera imbere yegera inyuma ku bushake. Ibishaka ijya imbere, yabishaka ikajya inyuma, nk'uko mugenda mubibona abo dukunda kubana mu bindi biganiro. Ubwo rero izi nazo ni inzozi zitoroshye cyangwa se zidashoboka. Ubundi tukareba ku rundi ruhande, u Rwanda rurarinzwe by'umwihariko mu bijyanye n'ubutasi. Mbere gato yuko abanyamakuru tumenya aya makuru,
u Rwanda rwabimenye kera, ubanza no mu iyo nama ubwo yabaga harimo abatasi b'u Rwanda bari kumva nabo bakajya bikiriza, ariko bashaka kugira ngo bamenye imigambi mibisha ku Rwanda, ndetse kandi banatanga ibitekerezo by'ukuntu nibagera mu Rwanda batanga ibitekerezo by'ukuntu iyo migambi ishobora gupfubywa cyangwa se gusenywa itaragera ku ntego. Byumvikane ko rero u Rwanda rwo abatasi barwo baba bamaze kuba bakurura amakuru. Ikindi dushobora kureba, ese bashobora guca mu kirere? Igisubizo ni oya. Mu kirere hari air defense system z'u Rwanda zibasha kurasa no guhanura no gusama ibitwaro cyangwa se ibitero byose by'umwanzi bishobora kugabwa ku butaka bw'u Rwanda. Reka turebe ku butaka, ese bashobora kuhaca? Igisubizo ni oya. Hari abana baryamye hasi, hari abana bahora baryamiye amajanja, amavi yabo ari hasi, urutoki ruri mu mbarutso, cyangwa se abasore, mborere kubita abana ni abasore cyangwa se abagabo n'abagore n'abakobwa, bahora witeguye kurinda umutekano w'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Abangaba rero nta hantu wabanyura bigendanye n'imyitozo, wazana umuriro mu myitozo barawusimbutse. Si ibyo gusa kandi ku butaka hari n'ibikoresho by'ikoranabuhanga by'itumanaho ku buryo byoroheye buri wese ukimara kwambukana metero ebyiri, byoroheye RDF mu kumenya ko ari umwanzi wambutse igihugu kandi yambukanye intwaro. Ubwo rero urumva ko no ku butaka bidashoboka. Reka turebe mu kiyaga, mu Kivu. Ese mu Kivu birashoboka? Igisubizo ni oya. Byashoboka gute? Na ya mato ya submarine yirukanka nk'umurabyo mu kiyaga cya Kivu. Nkaho mvugiye ahangaha ubwo bwato waburenze metero nyinshi cyane ku buryo ushobora no kubuta kiburuzi mu kiyaga cya Kivu. Ngaho mbwira ukuntu bashobora kuzana icyato kinini kirimo abasirikare benshi, cyangwa se nabo bakazana submarine hanyuma rukagereka bakarasinira mu Kivu, ubundi ibyo byarangira intambara zikajya kurangirizwa iyo kure muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero abayobozi b'u Rwanda, abanyepolitiki ndetse n'ab'ingabo bakunda kubwira abaturage muryame musinzire. Haba namwe mwameshoninzweho Rubavu na Musanze, mwese umwanzi ni ukwikirigita agaseka. Abayobozi bakunda kuvuga ngo mujye muryama musinzire, hanyuma iby'umutekano twebwe turabirinze, nta muntu uzabasha kuza, n'uzabigerageza ntabwo azasubirayo amahoro. Reka duhurire mu kindi kiganiro aho turebera hamwe andi makuru aza kubagezweho. Njyewe nitwa Baraka, reka mbifurize kugira amahoro y'Imana.